edraya tuta ene etando. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rote keraravo sayine kire manda brome. Imana ngiye ngo niki gitumye mugira gute mwibagirwa ngo asa niyakoze imirimo ku buzima bwanyu, niki gitumye ngo mugira gute mwibagirwa. Aya bn edraya tuta ene etando. Umwijima ubaye mwinshi, umwijima ubaye mwinshi bivuze ngo niba umwijima ubaye mwinshi n'itara ryawe ryakaga urimo uragenda utera intambwe kugira ngo uzuzimye urumuri rwawe. Yemwe bana b'Imana, ese murimo murana nota ya bn edra icuraburindi ribaye rigari. Icuraburindi nawe tari kugera rigera riseta ibirenge. Nagira nkubwire ngo Imana yambwiye ngo ibyishingikirizo umuntu wese afite bidaturutse ku Uwiteka bije gukurwaho. Nagira nkubwire ngo mu mwanya wawe ishuhari rigiye kuza kwikaragira imbere y'umuntu uwo ari we wese, ariko umuntu w'Imana, umuntu wavuganye n'Uwiteka akirinda mu byo abona mu byanyuramo. Imana itugire neza. Ni igihe Uwiteka aje kumutabara, ariko uraza gutabarwa uhagaze he? No etaya bn edra. ngo abantu benshi bamwe na bamwe bigize abanyamakuru b'umunwa. Imana idutabare kandi Imana idufashe. Urashaka kumenya uko hari abimeze, urashaka kumenya mu rusengero rwo kwa Kanaka uko bigize gute bimeze, wigize umunyamakuru w'umunwa kandi ntwigize utorwa. Imana idutabare. Yewe uraziwe. Imana itugirire neza. Imana ko nyamara reka mbabwiza ukuri, uwasengaga rimwe nasenge kabiri, uwasengaga kabiri nasenge gatatu. Imana itugirire neza, kuko intara y'umugosozi irimo irazigosora. Imana itugirire neza. Kandi koko hari uko yagosoye inkumbi z'amasaka zivamo ziratakara, ariko ibuye rirongera rigira gute risigaramo. Ni igihe kandi intara iri kongera irigosora y'umugosozi irimo iracecura. Imana itugirire neza. Wihesheje amahoro nyine urimo uravuga ngo nta muhanuzi, ngo nta muntu ucindondora, ariko Uwiteka araje. Igihe ni igihe nubwo abanyabwenge b'isi bo bazi ko nyine bagafashe, ariko ni igihe ubwenge bugiye kurangira. Ni igihe ibintu wishingikirijeho bidaturutse kuri Yesu bigiye kurangira. Imana kuko Uwiteka araje, kandi koko aje kureba icyo wishingikirije. Ese ni iki wishingikirije? Ni amashuri wishingikirije iki? Ni abana wabyaye ukabona rwose hari aho bageze, wewe wishingikirije iki? Ni akazi ufite ukabona rwose muri kurya murimo muratera imbere muguwe neza, ibintu biragenda wishingikirije iki? Yewe mama, wishingikirije iki? Ndimo ndakubaza. Nuko wagiriwe ubuntu. Yego rata bantu bakajya batanga ubuhamya ngo runaka wishingikirije iki? Imana yambwiye nkubwire ngo ibyishingikirizo byose wabonaga bije kugira gute bije kuvaho. Ikishingikirizo cya mbere hasigara ari Imana yonyine iri gukora, kandi ni igihe Uwiteka aje gukora. Yewe we ngo abantu bari gucunga ahantu abantu b'Imana cyangwa se abanyamasengesho, kwa kuri cyo twago tugiye muri Gobyori turi nk'abantu babiri cyangwa batatu tugiye guhamagara Imana, ngo nkabona mu baranekera abantu bari mu kirere, ngo bari kuneka abantu bagize gute, ngo bari gusenga mu kurira mu mwuka, ngo bari kurebana. Uriyizi neza. Ndakubwiye ngo ongera wisuzume, kuko imbabazi z'Uwiteka ziracyahari, ariko kandi nanone ni kwa kundi zigiye kugira gute kurangira. Uwiteka yaravuze, Uwiteka yaratumye, Uwiteka yararanguruye. Uzana mu bwenge bwawe. Ni igihe ubwenge bw'isi bugize gute bubaye bwinshi, kandi igihe ubwenge bw'isi bugiye kugira gute bugiye kurangira. Yerekwa mbona icuraburindi ku buryo barebaga umuntu ntugire gute ntumumenye, yewe ntunamusobanukirwe, nturamenye ngo urani runaka. Ndabwirwa ngo mbwira abantu ngo ni igihe cyo kugira ngo mube maso, ni igihe cyo kugira ngo usenge ubwire Uwiteka. Tune
bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, reka mbasuze kandi baramutse mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose tunyuza ku Umusaraba TV. Reka mvuga ngo ineza y'Imana rero nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomwe ndetse n'abanyi bose. Ibice bitandukanye muhereyemo rero kandi mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye, mwese turabasuhuje. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi. Ndi kumwe na Claire wacu. Claire twabuze ariko dushimye Imana yuko twongeye tukamubona. Arasa neza ariko muramubona arasa neza. Dushimye Imana ko yabanye nawe. Claire uraho neza? Muraho neza. Amahoro. Amahoro y'Imana bane namwe. Mbese uraho na amahoro? Ndaho na amahoro. Ikiruta kandi niko twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Imana shewe. Amen. Tuhaye icyubahiro. Imana muri tujya tugira gutya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hashimwe Yesu waturinze, hashimwe Yesu wakurinze agatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Imana ihererwe icyubahiro. Amen. Ndabona usa neza ariko urasa neza cyane. Nukubera Imana. Ayiwe nukubera Imana. Gusa neza nukubera Imana nepo. Iyo ubonye ugiye hariya abantu benshi bajya kubyara barabizi, intambara bari nyinshi, ariko iyo ubonye uvuye ukabona urakikiye amahoro. Ariko komeza. Ukabona Yesu agukubise n'igikoma, agukubise igitoki, ukarya rwose ibintu bikagenda neza. Nukuri uravuga ngo Mana habwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Imana yarakoze. Rero ndi umugore wo gushima Yesu. Uzi ko impamvu ukeye ari ibikoma? Oya ntabwo ari ibikoma ahubwo no kubera Yesu. Ariko nabyo birimo nyine Yesu. Niye nabyo. Yesu yabikorera murega. Yego reka tuvuge ko ndabikoreyemo. Muri ibyo narinde aravuga ngo kagasura dufite ni Yesu, aravuga ngo aya mahoro dufite ni we. Rero byose bikubiye muri Yesu. Ariko abantu bamenye ko wabyaye wonde. Kunze ko abantu gukunda ari benshi. Ntago bigize babimenya. Nyabuna Claire rwose. Ntago bamenye ko nabyaye. Claire yarabyaye muramubona duherukana nimba muri bigano duherukana yari atwite. Uyu munsi impamvu umuntu asa neza nabyo birimo. Claire yarabyaye ari ku gikoma kwa cyakire n'igikoma kugira ngo umyese neza n'umwana agumye akura neza. Yego. Si byose. Oya birakwiye. Ni myamara nibyo. Abantu basore Claire rwose bashimira Imana yamuhaye umwana muzima nasigaye ari muzima, mufatanye no kwishimira Imana, igikoma ari kwemera kukinywa. Usibye ko ngubu n'agafanta yakanywa ubu biremewe. Nyamara nibyo ni umuco turabanyarwanda kandi mu muco w'abanyarwanda turanasurana kandi umubyeyi yabyaye cyangwa se yibarutse turamuhemba tukamusura. Ni umuco wacu kuvuga rero ntago nshinka amabere. Ibyo mvuze ni ukuri nk'umunyarwanda kandi iyo mvuze gutya umuntu ukunda w'umunyarwanda ufite umuco amenya icyo mvuze. Amen. Mbene ubwo uwumva yumvishe. Yego. Imana ishimwe. Nuko rero umeze neza. Reka ndimba hakoreza ngo mbese muraho tutaravuga ibindi, mbese muraho bwoko bw'Imana we, mbese muraho nshuti z'umusaraba, mbese muraho amatabaza meza ate. Amen. Haleluya. Muraho neza bantu b'Imana, muraho. Amatabaza ari kwaka nubwo ibikomeye, nubwo ibicantege bihari, nubwo ibiruhije bihari, mbese muraho bwoko bw'Imana murakomeye, mwambaye imbaraga muri ku rugamba. Haleluya. Hari umurenge nk'uvuga ngo mbese muzaba muri bo bana b'Imana, mbese ni muzi yuko muri ambasaderi muhagarariye igihugu kiwanyu. Amen. Reka ngarukiriza aho ngaho, ariko nagira nkubwire ngo aho uhagaze uri umwambasaderi. Nari nkukumbuye. Ese amatabaza ari kwaka, ndabizi ko ibitunyeganyeza birahari, ariko wambaye intwaro y'urugamba. Haleluya. Buriya uganira n'umusirikare yakubwira umuyaga ibintu byose ahura nabyo, ariko ntanyeganyege, ntarambika intwaro hasi, kuko aba yiteguye ko aramutse asinziriye cyangwa akarambika intwaro hasi, dudu yahita agira gute, yahita mwataka. Niko n'abana b'Imana bagize gute bameze. Nagira ngo nkubwire ngo Claire
nagarutse kandi nagarukanye izindi mbaraga ntagejeje ngo ribyuka urabagirane kuko umuco wawe ugize gute uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bugize gute bukurasiye. Imana itugirire neza. Rero nagira ngo nkubwire ngo rwana urugamba nturambike intwaro yawe hasi. Haleluya. Wambara intwaro y'urugamba kuko ibije cyangwa se biriho bijya birakomeje nta gutuza, ahubwo birasaba kugira ngo wake imbaraga Uwiteka n'ubwenge kugira ngo ubashe kubana n'incakura ziriho muri iyi minsi ya none, kuko hari abiyise abanyabwenge cyangwa se bigira abanyabwenge b'isi ariko n'uba ufite ubwenge bw'ijuru. Imana itugirire neza. Ntawuza kugutinyuka kubera ko mu ruhanga rwawe Uwiteka yanditsemo ikimenyetso. Imana itugirire neza. Ahubwo Satani naza agasanga ugize gute urajegajega, nicyo kibazo cyawe. Ariko nagira ngo umubwire ngo twara intwaro yawe. Haleluya. Uyitwara ushikamye, Uwiteka agendere muri wowe. No etaya biene edraya tuta ene etando. Imana ishimwe. Niyo mpamvu natangije mbasuhuza ngo mbese muraho bwoko bw'Imana. Impamvu nabivuze niko ibitugerageza bihari, inzara irahari, amagambo arahari, ni ibicantege ni byinshi, ariko uri kumwe na Yesu. Haleluya. Turabireba nk'ibigize gute nk'ibibambwe. Imana itugirire neza. Yego ni igihe cyo kugira ngo ube maso papa, ni igihe cyo kugira ngo ube maso mama, ni igihe cyo kugira ngo ube maso mukobwa. Imana itugirire neza. Nta kindi kigiye gutuma uramba, nta kindi kigiye gutuma ukomera. Imana itugirire neza. Ni kugiye kugendana na Yesu. Imana itugirire neza. Ni kirere wari utangiye ndi kugusuhuza. Imana yakoze imirimo. Haleluya. Yakoze imirimo ubwo Satani wari yasabye, ariko Uwiteka haleluya atumufite ntabwo twakwifuza undi murengezi, kuko Uwiteka ari muri twebwe, agendera muri twebwe. Imana ishimwe. Yewe nubwo ubona ukabona uri gusimbuka urukiramende, ariko humura. Haleluya. Yesu ahari kugira ngo agufashe kurusimbuka. Yesu adahari ntabwo wabishobora, kuko babwenge b'isi barahari kandi bagwije ubwenge bwinshi bw'isi, ariko ubwenge bw'ijuru navuga ngo busabe, kuko ugiye kuzabicanga wongere ubicange. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Amen. No taya biene edraya tuta ene etango. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. No taya biene edraya tuta ene etando. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Rote kererevo sayinikire manda grome. Imana ishimwe. Amina. Amina. Tukiri muri uwo mwuka reka tugusabe ukomeze usenga n'Imana, twinjire mu butumwa Imana yashyize ku mutima wawe. Ni karibu. Mana yacu nziza, urera kandi urakiranuka. Cyubahiro cyawe nta numwe muzagisangira, ko uri cyara n'iyi saha ni kuri. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe niryamamare. Turagushimye, turavuze ngo amamara kuko nzi kubikwiye. Turavuze ngo ashyirwa hejuru kuko uri Imana y'amahoro. Icyubahiro ni kibi cyawe. Turagushimye Mwami Imana kuko watwongereye indi minsi yo kubaho. Haleluya. Tukaba twongeye tuvuga gukomera kwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyemerera aka kanya nicaye imbere ya kamera, njyewe kirere mbure, ahubwo Uwiteka ukorere muri njyewe. Yawe nepo turi kumwabure, ahubwo Uwiteka ukorere muri we. Abadukurikiye Mwami unyemerera aka kanya, abatari bafite icyerekezo babona icyerekezo, ababonaga ko byabacanze nibakurikirana Mwami Imana iyi message cyangwa iki kiganiro, bongere basubizwe mu mbaraga. Notaya biene edraya. Mwuka wera w'Imana yuruka gukora imirimo n'ibitangaza. Amenagura senye imigambi ya Satani, amenagure arimbure ibitavuga Imana. Unyemerere notaya biene edraya tuta ene etando. Mwuka wera w'Imana ukora iby'imbaraga mu izina rya Yesu. Unyemerera aka kanya iyi saha wamamare mu izina rya Yesu. Unyemerere mukunzi mwiza, uzubane natwe, uturishe imiraba, uturishe imiyaga mu izina rya Yesu. Wongere uhegura ubwoko bwawe, ubwo benshi bari bacitse intege, ubwo benshi bari banamutse. Mwuka wera w'Imana wongere ugaruke, wongere uture mu bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ni wongere
uhindukire ugaruka mu bwoko bwawe. Unyemerere kano kanya rero ukora imirimo n'ibitangaza kuko turagukeneye. Ubwenge bw'isi bubaye bwinshi, ndakwinginze uhereye aka kanya abantu bawe bagarukeho mwami Imana. Ndagushimye ko wumvise iri sengesho kandi ukabuje gukoreramo. Twe tubure nk'abantu aho bugaragare muri twebwe. Ngaho tegeka uganze, tuguhaye karibu n'ikaze, mbisabye nizeye izina rya Yesu Kristo wanesheje rimwe gusa. Amen. Amen. Amavuta mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Yego. Ni karibu rwose, komeza kutiraho rwose. Imana ishimwe. Ninjye Claire ndongeye ndagarutse. Mere nka wa mudamu wavuze ngo ngarutse imbere yawe Yesu, ngaruye no kugushima ibyo wankoreye. Haravuga ngo nubwo bimeze bityo ninjye wa mugore waje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe. Imana ishimwe. Rero hari ibyari byaratunanije, hari ibyari bituremereye, ariko turagarutse gushima. Imana itugirire neza. Ubwo inzandiko cyangwa se Satani yari yagize gute, yari yacukuye inzobo, ariko abihangana, haleluya, bagakomera, Uwiteka ari kumwe namwe, ntihagire ikigira gute ikibatera ubwoba. Nanjye nararebaga nkabona urupfu narugezemo, nkabona nta buzima, ariko ndashimiye, haleluya, ko yongeye kandi gutuma nongera kwicara hano kuri kamera. Imana itugire neza. Imana yamaye umwana w'umuhungu, haleluya, iryo nishimwe. Nawe unkurikiranye, ego ubona ko nta buzima cyangwa se amagambo ari menshi, ubona uri aho ngaho nanjye narindi, ndagira nkubwire ngo isunga umukiza ukomeye. Yesu aje kukurwanirira, Yesu aje kugutabara. Natangije amagambo mvuga ngo ubwenge bubaye bwinshi bw'isi. Bantu bari kuvumbura ibintu ukavuga ati ibi bintu kuki byavumbutse ubwo ni ubwenge bw'isi. Ndagira ngo saba abana b'Imana musabe ubwenge mvajuru, haleluya, kuko ubwenge bw'isi nubwo bugwiriye, ariko ubwo ntabwo bwagutera ubwo ufite ubwenge bwo mu gihugu cy'iki cyo mu ijuru. Imana itugirire neza. Ahubwo ikibabaje abantu batinze kuri ba bwenge bw'isi, bibagiwe ko mu ijuru hari ubwenge bw'Imana. Imana itugirire neza. Imana ntiguha ubwenge, iraguhereza n'uburinzi. Imana itugirire neza. Yamwe nimwiga gusaba ubwenge bw'ijuru, kuko ubw'isi bwo bugize gute, burarangiye. Imana idutabare. Ubishingikirije ku bwenge bw'isi, nakubwira ngo ubwo burarangiye. Ubwenge bw'isi wabugira, ariko ugasaba n'ubwenge bw'ijuru. Ikibabaje ni ko abantu benshi babufite bakabugendesha nabi. Imana idutabare kandi Imana iturengere. No etaya bene edra. Imana yambwiye ngo mbwira abantu, iki ntabwo ari igihe cyo kugenda nk'ababura baje. Babura baje n'uwitabira ikirori runaka, n'uwitabira amasengesho runaka, kandi Uwiteka yakwitegereza akakubura kandi wagize gute, wahageze. Ni igihe cyo kugira, niba Yesu yakwemereye iwanyu muri guterana hafunguye isengero, ni igihe cyo kugira ngo wicare ugire gute, usaba ubwenge bw'Imana. Ni igihe cyo kugira ngo usabe uburinzi bw'Imana. Ni igihe cyo kugira ngo ubwire Uwiteka yongera agire gute, akugarukeho kandi. Imana ishimwe. Ndeka nkubwize ukuri, ni igihe nubwo abanyabwenge b'isi bo bazi ko nyine bagafashe, ariko ni igihe ubwenge bugiye kurangira. Ni igihe ibintu wishingikirijeho bidaturutse kuri Yesu bigiye kurangira. Imana ishimwe. Ni igihe Uwiteka aje guhindura ibyo ngibyo nk'umunyotswe, akabihindura iki, ubusa, kuko ntabwo byubakiye kuri Kristo, ahubwo byubakiye ku muntu runaka, byubakiye kuri runaka bitewe n'amatitiro afite. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose wowe uzi wari waragezeho, wabigeze, hari Imana yagize gute, yabigizemo uruhare. Ariko umaze kugera aho ugeze, utangira nyine kuzanamo ubwenge bw'iki bw'isi, ibyo bigize gute, birarangiye. Ahubwo navuga ngo umunyabwenge nishingikirize ku rutare. Urutare nta rundi ni Kristo. Imana ishimwe. Iyo umurabuje ntabwo rwanyeganyega. Imana itugirire neza, kuko twubatse kuri Kristo. Nagira ngo mbabwire ngo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimuva mu magambo, nimuva mu kwiganyira, nimuva mu rusaku. Iki gihe ntabwo ari igihe cy'urusaku cyo kuvuga ngo urabona ngo uzane impamvu, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo wicare ubwawe, ubanze wininire mu mutima wawe, ubwe ngo ese Mana uranyemera, ese Mana uracyari kugendana nanjye, ese kubera iki ibigushije abantu ni byinshi, kandi ukaba wari ukijijwe nta kibazo wari ufite,
ariko wakumva abandi bari kuvuga bari kunenga nawe ukajya kunenga, kandi mu kuba wahamagaye ntabwo wahamagariye kunenga, ahubwo wahamagariye kugira ngo usengere abo ngabo. Imana itugirire neza. Satani ngo yahinduye sitarateji, yahinduye ibintu byinshi akazana mu bwenge bw'isi, abantu benshi bakitura muri bya bindi batazi karamayeri ya Satani, ngo kugira ngo n'abari basigaye agire gute abacocome. Ariko nagira ngo mbabwire ngo haleluya, umuntu w'Imana ararinzwe kandi arashinganye. Niyo mpamvu mbabwiye ngo nimwikomeze ku rutare. Imana itugirire neza. Nagira ngo nkubwire ngo yaba ari ibintu runaka wishingikirijeho, yaba ari bajya bita inganda, hari ukuntu Imana yihorera umuntu akagira ngo wenda hari Imana ntigeze imubona, kandi nyamara Imana ikwihora igira ngo wongere wisuzume cyangwa se wongere ugire gute ugaruke yewe bundi bushasha. Ariko yararebye ibona ntabwo uri kugira gute, urimo uranibuka niyaguhanze, uri kuguhumekera n'umwuka uri kwakira cyangwa se uri kugira gute uri gusohoka muri wowe, ahubwo uri kumva ko ari imbaraga z'ishuti z'abakomeye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ibyo bigiye kugira gute, bigiye kurangira. No etaya biene edraya tuta ene etando. Umwijima ubaye mwinshi, umwijima ubaye mwinshi bivuze ngo niba umwijima ubaye mwinshi n'itara ryawe ryakaga, urimo uragenda utera intambwe kugira ngo uzuzimye urumuri rwawe. Yemwe bana b'Imana, ese murimo murana notaya biene edra, icuraburindi ribaye rigari. Icuraburindi nawe atari kugera rigera riseta ibirenge kugira ngo rigere ku itara ryawe. Nakubwira ngo ese uraza kubungabunga gute itara ryawe kugira ngo ritazima? Egera Imana usaba ubwenge bw'ijuru. Imana itugirire neza. No etaya biene edra, nagize yerekwa mbona icuraburindi ku buryo barebaga umuntu ntugire gute ntumumenye, yewe ntunamusobanukirwe, nturamenye ngo urani runaka. Ndabwirwa ngo mbwira abantu ngo ni igihe cyo kugira ngo mube maso, ni igihe cyo kugira ngo usenge ubwire Uwiteka, kandi itara ryawe rikomeze ryake. Niyo yaba ari mu mwijima uri kumwe na Kristo, itara ryawe rirakomeza rimurike. Ariko uwo mwijima nukugeraho utabaye maso, uraza kubundikirwa urumuri rwawe rubure. Imana itugirire neza. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo dore Satani yazanye akantu kameze nk'akarindagiza, kakarindagiza gato yakaze. Ubona ishuheri y'umuyaga, ari ukuntu umuyaga uzakaza akantu kakizunguza ngo hari akantu kari ishuheri rigiye kuza kwikaragira imbere y'umuntu uwo ari we wese. Ariko umuntu w'Imana, umuntu wavuganye n'Uwiteka, akirinda mu byo abona mu byanyuramo. Imana itugirire neza. Ni igihe Uwiteka aje kumutabara, ariko uraza gutabarwa uhagaze he? No etaya biene edra. Ngo abantu benshi bamwe na bamwe bigize abanyamakuru b'umunwa. Imana idutabare kandi Imana idufashe. Urashaka kumenya uko hari abimeze, urashaka kumenya mu rusengero rwo kwa Kanaka uko bigize gute bimeze, wigize umunyamakuru w'umunwa kandi ntwigize utorwa. Imana idutabare. Yewe uraziwe. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Hari intumwa Satani yahagurukije kugira ngo zigenze abana b'Imana. Uwiteka aje kukubaza niba uwo murimo ari wowe ugutoreye. Imana ishimwe. Aje kukubaza, ese kubaye urucantege rwa mugenzi wawe? Ese kubaye urucantege rwa mugenzi wawe? Mugenzi wawe nyamara ari kubona arahamagara imbaraga z'Imana, Uwiteka akaza agakora, ariko kubera ko wigize umunyamakuru w'umunwa, yewe wehehe, inkoni y'Uwiteka iraje kandi ntabwo igiye kugira gute, ntabwo igiye gutoranya. Imana itugirire neza. Imana yambwiye ngo ni igihe cyo kugira ngo abantu bahaguruke babe maso. Imana ishimwe kuko Uwiteka aje gukorana n'abantu bagize gute bari maso. Imana idutabare. Imana irongera ambwira ngo abantu benshi bamaze kujyanwa muri rwa rwobo, bamaze kujyanwa ikuzimu, bamaze mbena kugurishwa cyangwa se
hari uko satani yakoresheje uko igomba gukora, nuko nyine mu bwenge bwayo abantu benshi nabye umva bari bari hasi ikuzimu. Wambaza ngo si ikuzimu ni gute? Imana itugirire neza. Cyangwa ukambaza ngo se ngo ikuzimu ngo ni he? Harimo abantu benshi bataye kubaza kugira ngo nyine ntago mbizi. Nakuye ngo hari abantu bigize abanyamakuru biki ubumuntu bate se ikuzimu habaho, ariko nge nagize yerekwa mbona abantu benshi barajyamwe ikuzimu, baratanzweho iki ibitambo. Iki rero umuntu ugiye kurokoka, umuntu ugiye kubaho, umuntu ugiye kongera kugira imbaraga, ni umuntu ugiye kongera akagera gute agapfukama. Urabizi neza nta busambanyi wagiraga, ariko ubusambanyi ne busigaye bubarizwaho. Urabizi neza nta rari ry'ubusambanyi ryabaga muri wowe, ariko urabizi neza ubona umuntu atambutse ukumva nyine irari rigira gute rizamuka. Urabizi neza ntabwo wariganyaga, ariko mu bintu byose wakora ntabwo ujya uburamo kuriganya. Yewe yaba ari apfakazi urabariganya, yaba ari imfubyi uraziriganya, yaba ari umuntu utishoboye ugira gute uramuriganya. Uwo ni umwuka wa gishitani wagize gute wamaze kukugeraho. Urabizi neza hari ingeso nawe ubwawe usigaye ufite utagiraga, nawe ubwawe uri muribaza ngo se izi ngeso nazikuraho gute? Kubera iki warinjiriwe? Ongera upfukame ubwire Uwiteka, umwemerere ubugoryi, umwemerere ubucucu. Imana ishimwe, Imana yongera igire gute ikugarukeho. Umugabo Nabali ngo nta bwenge yagiraga, yari umupfapfa, navuga mu bundi ngo yari nk'ikigoryi, ariko yari afite umugore w'iki w'umunyabwenge bamwitaga Abigayeli. Imana ishimwe, ba Abigayeli rero barakenewe muri iki gihe, barakenewe. Nawe ubwawe waba Abigayeli, nanjye ubwanjye namuba mu itorero cyangwa se mu idini ryawe urimo, ukingingira iki umurimo. Imana ishimwe, utitaye ko abakuvuga bavuga, utitaye ko abakunegura bakunegura, utitaye ko abakuryanira inzara bagira gute bari kuzikuryanira. Nakubwira ngo guma ku cyo wagize gute wahamagariwe. Abantu benshi rero batanzweho iki ibitambo, abantu benshi bari kuzimu. Umuntu aragenda akagenda hakize gute adahari. Wareba umuntu ukayoberwa umuntu niba ari umuntu urimo uragenda, ariko nyamara arimo aragenda ameze gute nk'udafite ubwenge buzima. Imana irambwira ngo abantu benshi mwarasabwe, abantu benshi mwagize gute mwarasabwe. Wajyaga wingingira itorero ugasenga, wasengera umurimo w'Imana, ariko nyamara kugira ngo usengere umurimo urimo urareba abafite intege nkeya. Ntabwo ukibuka kugira ngo usengere amateraniro, ntabwo ukibuka kugira ngo usengere iki umurimo, ahubwo ngo warinjire n'umwuka w'ubuneguranye, ngo n'umwuka wa gishitani wagize gute wakugezeho. Nyamara urahagaze uzi ko ukiri umukristo, nyamara kandi wagize gute warogoshwe. No etaya biene edraya tuta ene esta. Abantu benshi Imana yambwiye ngo ntago urubyiruko ari rwinjiye mu mwuka wa gitinganyi. Hoya n'abagabo bafite iki, abagore batewe n'uwo mwuka. Kubera iki? Abantu benshi bamaze kugira gute gutangwaho ibitambo. Imana yambwiye ngo abantu nimuhindukire, abantu nimuhindukire. Niyo mpamvu navuze ngo reka nze kuko Yesu abyemeye kugira ngo nze nkuburire, yewe nanjye niburira. Kuko niba ntunze urutoki rumwe izindi zirasigara zigize gute zindeba. Imana yambwiye ngo niki gitumye mugira gute mwibagirwa. Ngo se niyakoze imirimo ku buzima bwanyu, niki gitumye ngo mugira gute mwibagirwa. Imana itugirire neza. Nagize yerekwa mu ijoro rya nijoro. Nabago mu ijoro rya naga, ariko mvuga ngo mu ijoro rya nijoro. Imana itugirire neza. Ngiye kubona ngo mbona mu kirere, ngo mbona hari abahagazeyo, nkumva ijwi rirambwira ngo ni abakozi ba Satani cyangwa se ni abamaze kwakira imbaraga za Eliminati. Ngo nabonaga bari gucunga ahantu abantu b'Imana cyangwa se abanyamasengesho, kwa kundi cyo twago tugiye muri Gobyori turi nk'abantu babiri cyangwa batatu tugiye guhamagara Imana. Ngo nkabona mu baranekera abantu bari mu kirere, ngo bari kuneka abantu bagize gute, ngo bari gusenga mu kuriro mu mwuka, ngo babateze ubukene, babateze inzara, babateze ibyago, babateze uburwayi budasobanutse. Imana ishimwe. Ariko Imana irambwira ngo abantu nimuhagarare. Ntubone ikigeragezo ngo uvuga ngo runaka buranga aravura yashyizweho nande. Uwiteka ni uje kuvura izi ndwara z'amayoberane.
biraterwa nawe nuko ugiye gusenga. Abantu benshi bamaze gushyirwa muri sisiteme ya reminate. Imana itugirire neza. Noneho ngiye kubona mbona bamwe na bamwe ngo nabonaga ari abagabo b'ibikomerezwa, nkabona n'abagore b'ibikomerezwa, ngo nkabona n'abasore b'ibikomerezwa cyangwa se bakomeye, ariko ngo bagashaka ukuntu bagira gute ngo bava ahandi muri reminate, ngo ariko bagahita babereka ubuzima bahita basubiramo, ngo bashaka no kugira ngo bagaruke ku Mana, ngo bikagira gute bikananirana. Uwiteka arambwira ngo nta gihe atababuriye, nta gihe atababwiye abantu bagiye kugira gute, bagiye kurimbuka, abantu bagiye kujya muri Gehenomo. Imana itugirire neza. Ngo Imana yagiye iburira abantu, Imana yagiye ibatumaho, ariko abantu ntibakumva. Ariko wakumva yakumvira akongera akagira gute agahindukira. Mbona abo bantu rero bari mu kirere mu buryo bwa tekinisiye. Kubera iki? Ubwenge bw'isi bwaragwiriye. Bagendaga bareba ahantu abanyamasengesho bari, bareba ahantu abantu bakivuga Imana, bagikanyakanya, abantu bacyumvira umwuka. Nkabona barimo barabateza uburwayi budasobanutse, nkabona barabateza inzara, nkabona barabateza ibyago. Ninde warezwe? Ninde wajyanywe gushiza ibintu? Ni runaka. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza, kuko ubutabazi bw'Imana buziye ba bantu bahagaze neza. Imana irambwira ngo ntimugire ubwoba, kuko umuntu ugiye gutabarwa, umuntu ugiye kurengerwa, ni umuntu uhamiriza Imana mu kuri no mu mwuka. Nta bwoba ageze gute, ntabwo bafite. Imana itugirire neza. No etaya biene edrai tuta ene esta. Imana idutabara. Imana irambwira ngo nubwo bimeze bityo, hari abanyantege bagiye kubonekamo, bagiye bahungira ku bantu, kandi iturufu ya mbere ngo ni ugushyira ivi hasi ugasenga. Rero nababwira ngo bwoko bw'Imana, nimugire gute, musabe imbaraga, musabe ubwenge, kuko Uwiteka araje, kandi koko aje kureba icyo wishingikirije. Ese ni iki wishingikirije? Ni amashuri wishingikirije iki? Ni abana wabyaye ukabona rwose hari aho bageze, wewe wishingikirije iki? Ni akazi ufite ukabona rwose muri kurya murimo atera imbere, muguwe neza, ibintu biragenda wishingikirije iki? Yewe mama, wishingikirije iki? Ndimo ndakubaza. Nuko wagiriwe ubuntu. Yego rata, bantu bakajya batanga ubuhamya ngo runaka wishingikirije iki? Imana yambwiye nkubwire ngo ibyishingikirizo byose wabonaga bije kugira gute, bije kuvaho. Ikishingikirizo cya mbere hasigara ari Imana yonyine iri gukora, kandi n'igihe Uwiteka aje gukora. Yewe we, ngo abantu ngo bazi, ahubwo n'igihe Mwuka Wera ari ugiye kuyobora. No taya biene edra, n'igihe Mwuka Wera w'Imana agiye kuyobora. Abarimo baravuga ngo buriya ngo igicaniro cy'Uwiteka nta munsi n'umwe igicaniro cy'Uwiteka kizazima. Nta munsi n'umwe Uwiteka atazakora imirimo n'iki n'ibitangaza. Uko yarari kera n'iyi saha nikageze gute, nikwa no ku bwa Faraho byabayeho. Ariko Uwiteka yarengeraga intore zitakira kuki, ku manywa na nijoro. Imana itugire neza. Utewe ubwoba bw'iki? Niki guteye ubwoba? Igituma utari kuvuga imbaraga z'Imana? Niki gitumye udakora icyo wahamagariwe? Niki gitumye ucika imbaraga ukumva neza ubuzima bwawe burarangiye? Ese umwami wawe ntariho? Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu ntirwamuheranya, aracyariho. Biganza bigaba amahoro, aracyariho. Biganza bigaba amahoro, aracyariho. Yesu wacu aracyariho. Bana b'Imana, Yesu wacu arahari, agendera muri twe, akorana natwe. Ahubwo risuzume neza ireba impamvu Yesu atari gukorana nawe. Isuzume neza ireba impamvu Yesu atarimo aragira gute, atarimo araza muri wowe. Ese ikibazo ntiyaba ari wowe? Ese ikibazo ntiyaba ari njyewe? Yesu ko yarari kera n'iyi saha niko agize gute, niko ari. Uko yakoraga imirimo n'ibitangaza n'isaha agize gute, arakomeje. Gucika intege zicike, ariko icyonzi cyo abantu bemereye Uwiteka akajya muri bo, agakorana nabo bakagendana. Imana itugire neza. Yesu aje gutabara kandi aje kurengera intore zitakira ku manywa na nijoro. Imana itugire neza. Nagira nkubwire ngo Imana yambwiye ngo ibyishingikirizo umuntu wese afite bidaturutse ku Uwiteka bije gukurwaho. Nagira nkubwire ngo mu mwanya wawe ongera wegera Imana. Iyongera ugira gute wegera Imana?
none se urimo urambwira ngo bafunze insengero ngo buriya ngo ntabwo nava ngo ahangaha ngo ndebe uriya mudugudu. Ese uzi abantu bari mu bihugu byo hanze bari gusenga kandi bagasenga nta sengero bari kubona, ariko bagahura ari nka 3 cyangwa 4 5 kandi bagahamagara imbaraga z'Imana zikururuka. Urabizi ko Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe bagahamagara Uwiteka akaza akagira gute akabatabara agaca iminyururu ngo ntimugendera muri icyo kintu cyo kuvuga ngo turananiwe. Ariko reka nkubaze koko ugeze ahantu hemukira Imana ukajya gusambana, ugeze ahantu hemukira Imana ukajya kunywa ziriya nzoga bita za tunuri na buriya bwa dunda ubwonko, koko ugeze hariya uzi n'ukuntu Imana yagukuyeho ibisazi, uzi n'ukuntu Imana yagukuyeho uruvugo rubi, uzi n'ahantu Imana yagukuyeho ubwirirwa uburara, Imana ikakugaburira. Imana uyituye iki kintu, Imana uyituye kuguhemukira. Ninde uri kugenda avuga abakozi b'Imana? Ni wowe kandi uzi n'ahantu Imana yagukuye. Yewe turi kurebana uriyizi neza, ndakubwiye ngo ongera wisuzume kuko imbabazi z'Uwiteka ziracyahari. Ariko kandi nanone ni kwa kundi zigiye kugira gute kurangira. Uwiteka yaravuze, Uwiteka yaratumye, Uwiteka yararanguruye, uzana mu bwenge bwawe. Ni igihe ubwenge bw'isi bugize gute bubaye bwinshi, kandi ni igihe ubwenge bw'isi bugiye kugira gute bugiye kurangira. Imana itugirire neza. Reka turirimbane uyu muririmbyi wa 388. Imana ishimwe. Ariko iyo ni message nagutumyeho, wowe uri murandeba nanjye karere nabonye Imana itsimbukisha urupfu. Bizari byaranjye ariko Uwiteka arongera arambwira ngo ni iki kiguteye ubwoba, ongera umvugire. Nawe rero nige cyo kugira ngo uvugire Uwiteka. Ese ntabwo muzi ko abihowe Imana b'Ubugande ntabwo muzi bigize kugira gute kubabaho? Bamwe batetswe mu mavuta, abandi muragira amahirwe igihugu cyacu kiratwemera tukavuga imbaraga z'Imana. Abandi banakubonaga byonyine bageraga gute baragutwikaga wumva kandi ureba uri muzima. Ese ubundi murabona atariho bigenda bisatira bijya? None se ubwo mufite n'ubwiki? Nijya cyo kugira ngo mwambare intwaro z'urugamba. Intwaro nta kindi, yewe ijambo ry'Imana ribe muri wowe. Imana itugirire neza. Tunganira Imana ubudasiba, jyuhora uyisenga kandi uyumvire. Yubana n'abayo, jyufashe indushyi, nusibe na rimwe kuyikorera. Jyubana n'abayo, jyufashe indushyi, nusibe na rimwe kuyikorera. Tunganira Imana, jyubana nayo, jyutumbira Yesu uzaba nkawe. Bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Tunganira Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago dusanga Yesu. Niyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Niyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Tunganira Imana tuzi umutima, mu byo ukora byose wihutiraho.
wumvira umwuka gwiza urukundo nta soni uzagira nubona Yesu wumvira umwuka wumvira umwuka gwiza urukundo nta soni uzagira nubona Yesu jya wumvira umwuka wumvira umwuka gwiza urukundo nta soni uzagira nubona Yesu jya wumvira umwuka wumvira umwuka gwiza urukundo nta soni uzagira nubana nawe. Amen. Uwo ni umuririmbyi Yesu yampaye ngo nguhereze. Imana ishimwe. Tunganira Imana ubudasiba. Haleluya. Mu byo ukora byose ntuhutireho. Haleluya. Niba warahamagariwe ugahamagarwa, Imana irabizi ko yaguhaye agakiza kayo ku buntu. Haleluya. Nta kindi witeka gusa tunganira Imana. Ese kuki aka kanya mavuga amagambo usanga bavuga amagambo? Ese kuki aka kanya ugera hariya muri kuvuga Imana ugasanga bavuga Imana? Ese kubera iki ugera hariya mu bagambana ugahita usa nk'abagambana? Kuki uri kugenda wiyoberanya nk'uruvu? Ahantu hose ugeze icyatsi, niba ari icyatsi urasa nk'icyatsi, niba ari umutuku urasa nk'umutuku. Ndagira ngo nkubwire ngo umvira umwuka, yumvira umwuka uhindukire. Imana ishimwe kuko hari icyo Yesu yagize gute yaguhamagariye. Ese koko nawe koko urabizi wajyaga wumvira umwuka, ariko aka kanya ibyo umwuka wagize gute wabiparitse kuriya ngo ndi kubwiriza kuri kamera, ndi kubona abantu mu buryo bw'umwuka bavuga ngo yewe ngo dore ngo abantu ngo basenze, ndi kubona abantu benshi bari kwitotomba ngo rega ngo abantu basenze ngo nibo bahura n'ibyago, ngo rega abantu ngo basenze ngo nibo badatera imbere, ngo rega abantu. Kubera iki Satani yakongorera muri ayo matwi yawe? Ariko ubundi uzi iby'agaciro biri muri wowe papa, uzi iby'agaciro biri muri wowe mama, uzi iby'agaciro biri muri wowe mukobwa mwiza, uzi iby'agaciro biri muri wowe yewe musore. Yewe ngo byahishwa abanyabwenge bigira gute bisobanurirwa intamenyekana. Imana itugirire neza. Wicika intege, ayo ni amajwi ya Satani arimo arakwereka ngo dore amadeni n'injye uyafite, ngo dore inzara n'injye uyifite. Oya mu buryo bw'umubiri wagira inzara, ariko mu buryo bw'umwuka wuzuye. Imana idutabare. Ni ikihe gihombo waba ufite uri kugendana n'Uwiteka? Ni ikihe gihombo waba ufite uri kubana n'Imana? Imana itugirire neza. Ngo tunganira Imana, jya ubana nayo. Nutumbira Yesu uzaba nkawe. Yewe nabyo nkubwiye ngo tumbira Yesu uzaba nkawe. Haleluya. Ariko reka nongere mbabaze bakozi b'Imana, ninde wababwiye gucika intege? Ninde wababwiye kuvuga ngo buriya ngo ngewe ngo buriya ngo ibingibi Imana yamwamaye ngo ntago ndi bubivuge, ngo buriya ahubwo ngo ndaza kuvuga? Kubera iki? Vuga iby'Imana agize gute yaguhaye, kuko Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntago nzatinya. Haleluya. Uwiteka ni umwungeri wawe. Imana itugirire neza. Haleluya. Tunganira Imana, jya ubana nayo. Imana ishimwe. Nutunganira Imana uzabana nayo, uzagendana nayo mu byago, mu bibazo uzagendana nayo, mu byishimo muzagendana. Imana ishimwe. Ndagira ngo ubwire ngo nta kizatuma wambuka Yorodani ni ugutunganira Imana. Haleluya. Tunganira Imana. Yigize ngo yewe Yerusalemu, haravuga ngo kiza abarinzi ku nkike zawe, ntabwo bazaceceka ku manywa na nijoro. Haravuga ngo abibutse Uwiteka ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere. Ni gute watuza? Haleluya. Uwiteka yashyize abarinzi ku nkike zawe, niho gitumye ugira ubwoba. Uwiteka ari kumwe nawe. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Tunganira Imana ikuyobore. Nuterwa n'ibyago jya usanga Yesu. Ibyago ku mukiranutsi ni byinshi, ariko kuwegereye Yesu afite ukuntu aje kukurwanirira, ntigitumye ugira ubwoba. Haleluya. Yego ntabwo ibyago bizabura kuza, nta nubwo amagambo azabura kuza.
urucanege ntiruzabura kuza. Ese kuki urucanege rwaza udafite Yesu? Ariko buje ufite Yesu ubwo bufite n'ubwiki. Amen. Nubwo intambara ari nyinshi Imana nyemerera ngendere ku mugongo wawe. Nubwo intambara ari nyinshi Imana we unyemerere ngendere ku mugongo. Nubwo amagambo ari menshi Imana unyemerere ngendere ku mugongo wawe. Nubwo intambara ari nyinshi Imana unyemerere ngendere ku mugongo. Nubwo ibibazo ari byinshi Imana we unyemerere ngendere ku mugongo wawe. Nubwo intambara ari nyinshi Imana unyemerere ngendere ku mugongo wawe. Rote kererevo sayini kiremanda grome. Imana ishimwe. Rote kererevo sayini kiremanda grome. Hatakuwa mando. Nubwo intambara hari nyinshi ubwira Uwiteka kwemerere. Uwiteka yaguhetse ntacyakurasa. Uwiteka yaguhetse ntacyakugeraho mbere cyabanza kikagera kuri Uwiteka. Nubwo intambara ari nyinshi usaba Uwiteka kwemerere mugendane. Imana itugirire neza. Ntutinye umuntu upfa akagera gute akabora. Imana idutabare. Umurozi arashaka kwimura ate? Arashaka kwimura ate? Yesu muri kumwe. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Amen. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Nepo dufashe gusoma Yesaya 52 umurongo waho n'uwa mbere. Yesaya 52 umurongo waho wa mbere. Yesaya 52 umurongo waho n'uwa mbere. Tugere kwa kangahe? Uragarukira aho ngaho. Yesaya 52 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo kanguka kanguka wambare imbaraga zawe Siyoni. Kanguka kanguka wambare imbaraga zawe muvuga butumwa. Kanguka kanguka wambare imbaraga zawe yewe mudiyakoni. Kanguka kanguka wambare imbaraga zawe yewe mushumba. Kanguka kanguka wambare imbaraga zawe yewe mukristo. Ambara imbaraga zawe. Impamvu ijambo ritubwiye niko ryabonaga rigasanga za mbaraga zakuvuyeho. Wari usinziriye ariko ijwi ry'Imana riravuze ngo kanguka kanguka wongere wambare imbaraga zawe. Kuko nta mbaraga wari ugifite. Iyo ufite imbaraga ntabwo ububwiwe ngo kanguka kanguka kugira gute wambare imbaraga. Imana ishimwe uri kubwirwa ngo ngera ukanguke mu byo wari usinziriyemo aho wari uhugiye. Kanguka wongere ugira gute wambare imbaraga. Kandi niba ugiye kwambara imbaraga niko Imana ibona ko imbere hari ibikomeye. Ariko ni wambara imbaraga uraza kubica mugize gute ukomeye. Imana itugirire neza. Ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu murwa wera. Yego. Kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Kuko uhereye none utarakebwe ndetse n'uwanduye ntabwo bazongera kugira gute kukwinjiramo. Hari ibyajyaga biza gutetwa umudendezo wawe. Hari ibyajyaga biza bikwiyoberanya imbere. Ariko nagira nkubwire ngo ntukanguka utarakebwe ndetse n'uwanduye ntabwo azongera kwinjira muri urwo rusengero. Ntabwo azongera kwinjira aho ngaho nyine uri gukorera umurimo w'Imana. Kubera iki? Uwiteka ashyizeho urusika. Hari itagiye kongera kukwinjirira. Hari itagiye kongera kugutera ubwoba. Kubera iki Uwiteka aravuze ngo utarakebwe ntabwo ajya kongera kugira gute yewe kukwinjirira. Imana itugirire neza. Ntabwo agiye kongera kukwinjirira ngo akubaze ngo mbese ngo bimeze bite, ngo se ngo ubundi buranga Imana muvugana mute, ngo se ubundi buranga Imana mukorana gute. Arakubaza we yagiye akagira gute agasaba impano z'umwuka wera akamenya uko impano z'umwuka wera w'Imana zigira gute zikora. Utarakebwe ntabwo azongera kugira gute kwinjira muri uwo murwa. Ntabwo azongera kwinjira aho ngaho uri. Ntazongera kwinjira aho ngaho muri gusengera. Ntazongera kwinjira mu cyumba cy'amasengesho. Kubera iki? Twajyaga dusenga tugasenga umwuka w'Imana kururuka. Yaba ari icyaha runaka umwuka w'Imana agafata umuntu akagera gute akamucisha mu madirishya. Ariko muri iyi minsi ibeshye gato byonyine unamwegere
ariko ndakubwiye ngo utarakebwe ntabwo agiye kongera kugira gute kukwegera, ntabwo agiye kongera kwegera iki ihema ryawe. ubu ni buvuye amasengesho y'iminsi 3 ni gute utarakebwe ntabwo agiye kongera kugira gute kukwegera. Imana ishimwe, Imana igire gute ishimwe, Imana itugirire neza. Nagira nkubwire ngo wari ufite ubwoba, kanguka wambara imbaraga, kuko utarakebwe ntabwo agiye kugira gute, ntabwo agiye kukwegera. Yemwe abantu muzi ko yemwe kabisa rwose ibintu ari amahoro, abantu bazi ko nyine nuko nyine, ariko nyamara reka mbabwize ukuri, uwasengaga rimwe nasenge kabiri, uwasengaga kabiri nasenge gatatu. Imana itugirire neza, kuko intara y'umugosozi irimo irazigosora. Imana itugirire neza. Kandi koko hari uko yagosoye inkumbi z'amasaka zivamo ziratakara, ariko ibuye rirongera rigira gute risigaramo. Ni igihe kandi intara iri kongera iri gosora y'umugosozi irimo iracecura. Imana itugirire neza. Wihesheje amahoro nyine urimo uravuga ngo nta muhanuzi, ngo nta muntu ukindondora, ariko Uwiteka araje kandi aje aho wicaye. Yewe arabizi ibyo uri gukora muri biro yawe, arabizi ibyo uri gukora muri kampani yawe, arabizi mu rwego runaka nawe wicayemo, arabizi mu cyiciro cyose urimo. We wihesheje amahoro, kandi nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuze. Aravuze ngo kanguka wambare iki imbaraga, va mu byo urimo usaba Imana imbabazi, uhabwe imbaraga, kuko imbere ahangaha hagiye kugira gute, hagiye kunyura ufite imbaraga z'iki z'Imana. Imana itugirire neza. Niyo message Yesu yari yampaye kugira ngo nguhereze, niya cyo kugira ngo usengere, niya cyo kugira ngo ugire gute usengere. Imana iduhanene umugisha. Murakoze cyane. Amen. Kere Imana iguha umugisha kuri message utambukije cyangwa se ku butumwa utambukije. Nkunda kuvuga ngo habwirwa benshi hakumva bene bye byose. Nutumva yareba, kandi reka tubwire abantu ngo babe maso, kumva yumvishe. Yego wowe twumva yumvishe. Intara y'umugosozi nk'uko usoje iraza, kandi nutareba nudagira nzi ko abibona. Yego, reka tuvuge ngo Imana y'amahoro iguha umugisha, imbaraga n'amavuta bikuhoreho iminsi yose, kandi Imana nawe ikugenderere mu izina rya Yesu Kristo, kuzurize ihembe ryawe mu izina rya Yesu. Ugiye kugira birengera, nawe Imana izakurengere muri abo ngabo, kuko wayumviye uyu munsi zawibuke. Yego, reka dusubikira ahangaha. Nshuti muvandimwe, twari turi muri kino kiganiro, muri buno butumwa tusubikiye ahangaha, ntabwo dushoje. Nimba tukiri mu isi umurimo w'Imana turawukomeje. Yego, mukomeze muhane natwe. Icyo tubasaba, mushyikire abakozi b'Imana, mushyikire ijambo ry'Imana, ariko uko benda kose, uko byagenda kose, kuza ko Yesu azaza ni ihame ridakoka. Reka dusabe Claire, wakuza ko musengana, wakufuza kumuvugisha, reka tumusabe aduhe nimero za telefone, nasoza nimba nta kindi kintu arongera ku butumwa yatambukije arasenga Imana. Karibu Claire. Nimero yanjye ni 078 53 10 311 078 53 10 311. Imana ibaha umugisha. Iyo Yesu yavuze aba yavuze, nta byo kongera n'ibyo kugabanya, nkuko Nepo wacu ajya akunda kubivuga. Imana ishimwe. Gusa kimwe cyo ni ukuba maso, umuntu akongera kandi agasaba imbaraga nkuko Uwiteka yabivuze. Imana itugirire neza. Uri Imana yacu nziza, wambaye icyubahiro ndetse no gukomera. Nta wakubanjirije kandi nta nuzaguheruka. Izina ryawe nyirihabwa icyubahiro. Turagushimye kubw'umugambi wawe mwiza, turagushimye kuri Imana y'amahoro. Icyubahiro ni kibi cyawe. Nyemerera aka kanya ubu butumwa ucishije ku Musaraba TV, unyemerere mukunzi mwiza, bugende buzenguruke ku isi hose. Mwami Imana, ari abarundi babwumve, haleluya, ari abakongomani babwumve, ari abari muri Amerika babwumve, ari abari muri Aziya babwumve, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ari abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda babwumve, kandi abaza kumva
bakumva bumvire bahindukire bongere bakwegere. Imana ishimwe. Mwiteka ndagushimye ko ndi kubona abantu bawe bongera bahindukira bongera bava mu byaha. Nyemerera Mwuka Wera w'Imana mugari agenda kwire mu rubyiruko, agenda kwire mu bubatse, agenda kwire mu ngeri zose, abantu bongere bahindukire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abafite uburwayi unyemerere Yesu ikiganza cyawe kibakoreho. Abari bafite imanza za hato na hato ikiganza cyawe kigende kibabonekeho. Abari bacitse intege ikiganza cyawe kigende kibakoreho. Abari babuze uko babigenza ikiganza cyawe kigende kibakoreho. Kandi abantu Yesu ukomeze kubakura mu byaha bongere bahindukire. Ni ku muririmbyi yavuze. Ndagushimye Yesu kuko notaya biene edra kuko azimirimo n'ibitangaza. Ndagushimye Kristo kurengeye ubwoko bwawe. Ndagushimye kurengeye abantu bawe bari bamaze gufatwa n'umwuka w'urujijo. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndagushimye kuko azimirimo n'ibitangaza. Twe twatuza nk'abantu, wowe ntutuze nk'Imana. Ukomeze ukora imirimo n'ibitangaza. Ngaho tegeka uganze mbisabye nizeye izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana igumugisha. Amen.